Muraho neza abakunzi bacu mwe mudahwema gukurikirana ibiganiro byose bica kuri ino channel. Uyu munsi turaganira kandi tugaruke ku buzima bw'umuhanzi ukunzwe cyane ku isi hose bamwita Rema. Uyu muhanzi turaza kumuvugaho byinshi, turaza kuvuga ku mazina ye nyakuri, aho akomoka, indirimbo ze zikunzwe cyane. Tuvuge hari n'ibindi bihuha bigenda bivugwa ati uno muhanzi Rema yinjiye mu muryango wa Sekibi Illuminati. Abantu benshi bagenda bavuga ati yinjiye muri Illuminati, ibyo nabyo turaza kubigarukaho. Ndetse abenshi bagenda bavuga ati kuno kwamamara kuntu yazamutse akazamukana speed nyinshi cyane, bivugwa ko yagiye mu muryango wa Illuminati bakamuha kwamamara. Ibi byose turagenda tubigarukaho muri kino kiganiro. Tuvuga amateka yaranze ubuzima bwe, abamuhaye support mu kuzamuka kwe, ibintu byose nyine by'amateka kuri Rema byose turaza kubigenda tubivugaho. Wowe icyo usabwa no gukanda subscribe kuri ino channel ugakurikira kino kiganiro kuva gitangiye kugeza kirangiye, kugira ngo uze kumenya byinshi kuri no musore witwa Rema. Kanda subscribe, ufungura inzogera kuri ino channel kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi by'ubwenge ujye ubibona mu bambere. Naho nge mugiye kubana banyita Promesse niyo nageze. Kanda like kugira ngo abone ibintu byose mumanze kukubwira byo gukanda subscribe na like utabyibagirwa. Kanda subscribe none aha tuvugana ukande na like twikomereze. Intangiriro z'urugendo rwa muzika kuri no muhanzi wacu Rema. Rema yamenyekanye bwa mbere ubwo yashyiraga freestyle ye kuri beat y'indirimbo ya D Prince. Iyo ndirimbo ya D Prince yitwaga Gucci Gang. Indirimbo ya D Prince yitwaga Gucci Gang kuri Instagram. Noneho uno muhanzi wacu Rema aza gushyiramo aga freestyle. Twavuga ko aka gace yaririmbye muri ino ndirimbo yitwa Gucci Gang ariyo yatumye iyo freestyle yaririmbyemo, niyo yatumye azamuka cyane cyane, kuko iyo ndirimbo ako gace yigeze kuririmba muri iyo ndirimbo kamuhesheje amahirwe yo gusinya amasezerano na label yitwa Jozing. Jozing murabizi ko ari label irenze hano muri East Africa no muri Africa yose. Kandi iyi label yitwa Jozing yari ifite izindi company nyinshi bakorana nk'iyo bita Marvin Record ishamikiye kuri Don Jazz ya. Izo zose ni label zari zigiye zishamikiye kuri no label yitwa Jozing. Urumva ko Rema yaraguye ahantu hashashe. Mu mwaka w'ibihumbi 2019 uyu Rema yasohoye indirimbo ye ya mbere. Iyi ndirimbo yasohoye bwa mbere yamugize icyamamare birenze, kubera ko indirimbo yari nziza yakunzwe n'abantu bose haba muri Afrika ndetse no hanze ya Afrika. Indirimbo rero nta yindi bayita Domebi. Hano dufite liste y'indirimbo z'uno muhanzi Rema zakunzwe cyane. Indirimbo ya mbere Calm Down yasubiwemo n'uwo bita Selena Gomez. Indirimbo rero Calm Down ni indirimbo ya Rema, imwe mu ndirimbo zakunzwe biri international. Ndabizi ko indirimbo yitwa Calm Down ya Rema nta muntu wabasha kuba, abenshi barayizi pe. Indirimbo rero yagiye ikundwa, ni nayo yamuzamuye by'umwihariko imwinjiza akayabo k'amafaranga menshi atabarika, amuhesha ama stage y'ibitaramo. Indirimbo dusanga ku mwanya wa kabiri bayita Jangami cyangwa Jingami, uko waba usoma kose Jingami. Indirimbo yitwa Jingami nayo ni indirimbo yagiye imwinjiza amafaranga menshi cyane, nko kuri ama website acishaho indirimbo usanga zino ndirimbo ze zaragiye nazo ziri mu myanya ya mbere mu ndirimbo zagiye zikinwa cyane muri no myaka 2024 2025. Indirimbo ya kabiri ya gatatu nako yagiye nayo ikamwinjiza amafaranga y'akayabo menshi cyane, ni indirimbo bita Sound Gums. Iyi ndirimbo nayo yamwinjije akayabo k'amafaranga menshi, imuha abahanzi bakorana collabo, imuha abafana, nk'uko umuhanzi wese abakeneye abahanzi bakorana collabo akaba akeneye nabo bafana, bego n'umutungo wo kwiyongera. Iyi ndirimbo nayo yamwinjije akayabo k'amafaranga menshi. Usibye ko no muhanzi zino ndirimbo yagiye azikuramo amafaranga menshi, uno muhanzi ni umwe mu bahanzi kandi bafite ibikombe byinshi, harimo n'ama award yagiye atangwa ahabwa uno muhanzi kubera indirimbo nziza yagiye asohora. Rema rero dore bimwe mu bikombe n'ama award afite igikombe bita The Headries nacyo ni igikombe kirenze hano muri Afrika, abanyafrika bagifite ni bake. Afite igikombe award yitwa Saudi City MVP Awards. Mwibutsa bino bikombe agiye afite ni ibikombe biri international. Afite n'ikiri gikombe bita Bet Nominations. Ni igikombe nacyo afite bamuhaye kubera indirimbo nziza ze akora. Mbega mbere yuko twinjira ku buzima bwa Rema kugira ngo tubwinjiremo amateka ibyo bavugaho kuri Illuminati niyo tugezeho.
ubwo uburyo yinjiye muri Illuminati nimba bamubeshya cyangwa batamubeshyira nibyo tugezeho. Reka baze nkwibutse gukanda subscribe kuri no channel mu Banyarwanda, ufungura inzogera kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi by'ubwenge ujye ubibona mu bambere. Mumbabarire pe, kandi mwibuke no gukanda like, mukande subscribe, kuko iyo mukanze subscribe bituma mbona ko mfite abantu nyine ibintu nkora atari ukuvuga ko ari njye byiyumvira gusa, binyereka ko mfite audience inkurikiye. Mukande subscribe muramumfashije cyane. Twagiye twikomereza. Uno muhanzi Rema abantu benshi bavuga ko yagiye muri Illuminati. Nawe ushobora kuba rumvisha ibyo bintu bavuga ko uno muhanzi Rema yagiye muri Illuminati. Ese ibi bintu bavuga nibyo? Njye nkorekeje ubushakashatsi nakoze nasanze koko uno muhanzi nubwo bavuga ngo yagiye muri Illuminati, we ubwo yagiye kubitangazamakuru bakamubaza ati se wagiye muri Illuminati kusiga gukora amashusho ameze kuriya, Rema asubiza akanabihakanira kure ko atigeze ajya muri uwo muryango wa Sekibi, kuko ari ahantu yagiye gutaramira muri Ethiopia. Baramubwira ati rero ntago murabizi ko mwese Rema yera afite umukufe uriho urusengero rucuritse, kandi urwo rusengero rucuritse rushushanyijeho n'umusaraba, bivuze ko n'umusaraba ugize ute ucuritse. Noneho abantu bakahita babisanisha bakavuga ati se uno muhanzi wacu ukomeje kwambara imikufe iriho urusengero rucuritse, noneho n'umusaraba kandi uriho ubwo wari uhagaze nawo waracuritse, noneho urwo rusengero ikindi rukaba ruri gushya, bakahita bavuga ati uno muhanzi byanga byakunda ari muri Illuminati, kandi we abihakanira kure. Nibyo nari maze kubabwira ati ari ahantu yagiye gutaramira mu gihugu cya Ethiopia, baramubwira ati baramwangira ati ntabwo twakemera umuntu umeze nkawe usenga satani kuba yaza gutaramira mu gihugu cyacu. Ibyo bintu byatumye Rema ajya ku mbuga nkoranyambaga aravuga ati ko ataba muri Illuminati. Ariko nge nkareba nkavuga ati se umuntu usigaye wambara urusengero mu ijosi, umukufe nyine uriho urusengero rucuritse, noneho ruri no gushya, kandi n'umusaraba uriho, bivuze ko nyine nawo ubucuritse. Nkavuga ngo uno muhanzi nta kintu kiba kirimo kibyihishe inyuma. Ese musigaye mureba nk'indirimbo asigaye akora, nk'indirimbo yitwa Ozeba, mubona amashusho abarimo kunabasa. Amashusho kera yakoraga indirimbo ukabona ifite amashusho ari classic, ariko asigaye akoresha ama stage yagiye gutaramira nk'ahantu ukasanga ariho ibintu bitandukanye. Ubundi nk'aba Kenya West bagiye babyivugira ati turi muri Illuminati, turi muri Illuminati. Nawe ntabwo wafata umuntu ngo uhite umubwira ngo ari muri Illuminati, reka tubitege amaso azabyivugire. Ariko twe bitewe n'ibyo tubona, shange mbabona ntazi kabisa. Ariko nyine abantu ntabwo babona kimwe tu. Ariko wowe iyo witegereje ukareba no muhanzi wacu Rema, imico yasigaye afite, stage asigaye akora kuntu zazisa, indirimbo akora kuntu ziba zisa, ibiba birimo imikufe, ubona koko ari muri Illuminati. Andika igitekerezo cyawe muri comment turacyakira udusangize. Reka mbasezerere rero nge mwabanaga banyita Promesse niyo nagize. Mukande subscribe kuri no channel kugira ngo mujye mubona ibiganiro byiza nk'ibi by'ubwenge. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.